uzi umuntu gutekereza ari umwana w'urubyiruko ejo bundi twaganiraga tuganira arambwira atari kuzi ko numva nkumbuye kujya muri gereza numva najya muri gereza ndamubaza se kubera iki kiza cya gereza ati iyo ukora ibibi igihembo cyacyo ni kibi ariko iyo ukora ibyiza igihembo cyacyo ni cyiza niba babi bamaze kuba benshi nabeza barahari reka nkubwire ijambo ry'Imana uko rivuze riravuze ngo igiti cyose data mu ijuru atateye kizarandurwa nagiye gusura umuryango wari urimo abakobwa batatu muri abo bakobwa batatu umwe aravuga ati ariko uyu muhungu uri mwiza aramutse ambwiye ko twabana nabyemera none hari iri jambo ryanjye kugira ngo umusabe ufiyanse sinabikora kuko narabyangaga nkanabitinya nangaga gutendeka umuntu no kubeshya umuntu ibintu ntazakora kandi sinashaka gusambana kuko ntacyo bimaze noneho Hembuka Voice TV kumenya Imana nibwo bwenge kuva mu byaha no kujijuka kumenya Imana nibwo bwenge kuva mu byaha no kujijuka Uwiteka niwe mungeri wanjye sinza kena abe na gato Uwiteka niwe mungeri wanjye sinza kena abe na gato anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi iruhande rw'amazi adasuma ansubiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira gukiranuka ansubiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira gukiranuka. Shalom shalom ndagira ngo nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza aho muri kandi mbasabe kugira ngo nanone umwanya mwiza Imana duhaye twongere kugirana ibihe byo kuganira hejuru y'ijambo ry'Imana muri kumwe nanjye Pasiteri Nahamugwa Aroni nkuko twakomeje kuganira ubushize kandi tubasezeranya ko tuzakomeza kuganira ku ijambo ry'Imana ndagira ngo umureho gushima abantu bose mukomeje gukurikirana ijambo ry'Imana mwarabitweretse ko mwadukurikiye kandi mwatugaragarije ko mwanezerewe n'umunsi rero Imana duhaye nanone ibihe byiza byo kugira ngo twongere nanone kugaruka kongera kuvuga ku magambo meza y'Imana mbere ko tuvuga byinshi muranyemerera kugira ngo tubanze dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo mwana w'intama y'Imana nzima ndagushimiye cyane kubw'umunsi mwiza waduhaye Mana uraturinze turi amahoro kandi twemere kugira ngo tugaruke imbere y'abantu benshi batuye mu bice bitandukanye by'isi bagiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga rifite ubushobozi bwo guhindura bwo gukiza bwo gukomeza no guhumuriza. Ndakwinginze kugira ngo umwanya wose ngiye kuba mvugana n'abantu bawe ntibibe ari jyewe uvuga ahubwo uvugire muri jyewe. Nemeye kuba igikoresho cyawe, nemeye kuba umwana wawe kugira ngo data uhure n'ibyifuzo by'abantu benshi aho bari babashe gukira no guhimbuka mu mitima yabo. Nsabye nizeye kugiye kubana natwe no kutugira neza izina ryawe rishyirwe hejuru habwe icyubahiro. Nsabye nizeye kubyumvise kandi bikoze none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo twese tuvuge ngo amen amen. Imana ibaho umugisha. Twihute nanone tujye mu byanditswe kandi dusangire ibyiza Imana yateguye. Iby'ubushize byari byiza pe mwaranyeretse mwarabingaragarije ariko nzi neza ko uyu munsi Imana yagiye kudutegurira ibindi byiza, ijambo ryiza, ijambo rikiza, ijambo rihembura, ijambo rikomeza imitima yacu. Ijambo ry'umuntu riracuyuka, ijambo ry'abantu riracuyuka ariko ijambo ry'Imana rifite imbaraga, rifite ubushobozi. Munyemere rero dusome icyanditswe muri Bibiliya zacu kugira ngo dushobore kuba twaganira dukurikije iki jambo ry'Imana ritubwira. Turajya mu gitabo cya Ezekiyeli, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 36 umurongo wa 25. Ibice 36 umurongo wa 25 mu gitabo cya Ezekiyeli. Bibiliya iratubwira ngo 25-26 turavuga ngo nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana mubeho, imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose nzabaha umutima mushya mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye. Ndasubiramo Ezekiyeli ibice 36 umurongo 25
kugeza kwa 26. Nzabanyanyagizaho amazi meza, maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Nzabaha umutima mushya, mbashyiremo umutima mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Mwakire ijambo ry'Imana. Turi ku ijambo ry'Imana tumaze iminsi tuganira namwe, kandi nifuza ko tuzakomeza kuganira namwe ijambo rivuga ngo hembuka. Amen. Dusomye icyanditswe mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 36 umurongo 25 kugeza kwa 26. Iri ryari ijambo ry'Imana, iri ni ijambo ry'Imana Imana avuganaga n'abasogokuruza bacu bo kwizera. Uhereye kera kose tuzi amateka ya Bibiliya. Imana yakunze Abayisiraheli, bakunda nk'ubwoko bwihariye, kandi igenda ikorana nabo mu bihe bitandukanye, kandi itegura ko ikinyejana kizakurikira nacyo kizaba hari ikinyejana kizubaha Imana cyangwa kizagendana n'Imana. Ibi bihe rero byari ibihe nanone Abayisiraheli nk'abantu nabo binangiye imitima, bongera gusubira mu bigirwamana no kutumvira Imana yabo. Imana irababara, yongera kubasubiza mu buretwa ya myaka 70. Bari muri ubwo buretwa nibwo babajwe, barababara, ndetse bibuka igihugu cyabo, baza kwibuka n'isezerano ry'Imana ku buzima bwabo. Baririye Imana, batakambiye Imana, Imana irababwira ngo numvise gusenga kwanyu, ndaje nkora ikintu gishya muri mwebwe. Mbere yuko Imana ikora ikintu gishya muri bo, yabanje kubabwira icyitonderwa. Irababwira iti, muri mwebwe ndabona harimo abantu bafite imitima ikomeye nk'amabuye. Ndagira ngo tuve ku Bayisiraheli tuze tugire mu gihe cya none aha turimo. Hari abantu usanga bafite imitima ikomeye nk'amabuye. Umutima ukomeye nk'ibuye buriya nta kintu ujya kiwunyeganyeza. Icya mbere, ntugirwa inama. Icya kabiri, nyuma yo kutagirwa inama, wigirira icyizere ku bwawo, ukumva urirata ubwenge bwawo n'imbaraga zawo. Noneho niho Imana yaje irababwira iti, iyo mutima wanyu ukomeye nk'amabuye ndashaka kuwuhindura, ndashaka kuwumenagura. Ndagira ngo ngire abantu tuganira. Hari abantu bafite imitima imeze nk'iy'Abayisiraheli ba mbere, imitima itameneka, imitima itumva, imitima idahinduka. Umutima usa nk'uwo ushima ubwenge bwawo. Umuntu ufite umutima umeze nk'ibuye, buriya umuntu uteye nk'uwo ahora abona ko ibintu byose wabizi, ahora abona ko ibintu byose biri hasi y'ibirenge bye. Yaterana n'abandi bakora ibikorwa byiza akavuga ati bakoze nabi. Wagendana n'abandi bakora ibikorwa byiza ukavuga uti ibi ntibikwiye. Mbega urishima ku bwawo. Imana rero yarebye imitima y'Abayisiraheli imeze nk'iyo, irababwira ngo ya, mbere yuko nkora ikintu gishya muri mwebwe, mbere yuko mbasubiza mu gihugu cy'isezerano, ndabanza menagure umutima ukomeye nk'amabuye. Uyu munsi wa none hari abantu bafite imitima nk'iy'aba Bayisiraheli, ikomeye nk'amabuye, idashaka kugirwa inama, ifata imyanzuro ikakaye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe muri sosiyete turimo nonaha dufite ibibazo bitari bimwe. Nuko umuntu iyo ari mu ikosa umubwira uti wakosheje, hindura icyerekezo cyawe, akakubwira ati oya, ibyo ntibikureba, urambwira uri ukurinde, wowe ushinzwe iki? Ibyo bigafata mu miryango, ibyo bigafata mu bantu bakorana, ibyo bigafata abantu baturanye. Ugasanga umuntu abayeho afite icyitwa abanzi benshi, kubera umutima we udashaka kumeneka, kubera ko abantu bose yababonye hasi y'ibirenge bye n'ubwenge bwe, kubera ko ibintu byose arikora ko abizi kandi abisobanukiwe.
nyamara umunyarwanda yaravuze ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Igihe utemera kugirwa inama, igihe utemera gukosorwa, uzakora amakosa menshi, kandi iyo ukoze amakosa menshi bikubyarira abanzi benshi, byakubyarira abanzi benshi bigatuma mu mutima wawe utangira kwigunga. Iyo utagiye kwigunga, nyuma yaho kiza kuvuka, havuka gutangira kubura ibitotsi. Kubura ibitotsi bikakubyarira stress nyinshi, ukabaho utanezerewe, ukabaho udaseka, ukabaho utishimye, ukabaho udafite inshuti. Stress yamara kukurenga ikakubyarira stroke. Uyu munsi niba dufite abantu barimo kwicwa na za stroke, background yabo yirebye ibigoye, usanga umuntu nk'uwo nta nshuti agira, usanga umuntu nk'uwo ashima ubwenge bwe, uzasanga umuntu nk'uwo niyo areba ibyiza ntabyita ibyiza, abireba mu ishusho ye, akabirebera mu ndorerwamo ye, akabirebera mu marangamitima ye, akabirebera mu byifuzo bye, akabaho gusa ari umuntu wababaye. Niyo mpamvu uyu munsi dufite ikibazo mu gihugu cyacu, mu Rwanda rwacu, aho usanga urubyiruko barimo barinyonga bakishyira mu migozi, abandi barimo baranywa ibiyobyabwenge bakiyahura. Kubera iki? Imitima yabo imeze nk'amabuye, nta gishaka kubahindura, ntibashaka guhinduka, ntibashaka kureba ibyiza, ntibashaka kureba ko hari n'igisubizo bafite mu bibazo batekereza, ahubwo icyo bareba bareba intambara, bakabona umwijima, bakabona biracitse, bakareba birakomeye, bakabona. Niyo mpamvu dufite ibibazo byinshi muri iki gihugu cyacu. Uyu munsi uriyahura, uyu munsi uriyica, nyamara uba uhinduye Imana nk'umuswa yo yakuremye. Kubera ko ijambo ry'Imana rirambwira ngo yaremye umuntu mu ishusho yayo, imuremeye umugambi mwiza. Wowe ushobora kubona hari ibintu bitagenda nonaha ugafata umwanzuro nk'uwo, ariko ntibishatse kuvuga ko ubuzima bwawe burangiye. Turacyaganira ku ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo, Imana yabwiye Abayisiraheli iravuga ngo ndabanza bakuremo umutima umeze nk'ibuye. Ndagira ngo mbwire umuntu ufite umutima umeze nk'ibuye yuko hakiri ibyiringiro yuko Imana hari icyo yakora ku buzima bwawe. Kuko ndebye hirya no hino mu bihugu ushoboye kugendamo, mu bantu ushoboye kuganira nabo, mu binyamakuru ushoboye gusoma, mu bitabo bitandukanye, nsanga nta hantu na hamwe hari igisubizo cy'ubuzima bw'umuntu, keretse hamwe gusa, mu ijambo ry'Imana, mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Bibiliya irigereranya nk'inyundo. Buriya inyundo niyo ifite ububasha bwo gukubita n'ibuye ikarimenagura. Inyundo niyo ifite ububasha bwo gukubita n'urutare ikaba yanarusenya. Ibyo bigereranywa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite ububasha, rifite imbaraga, rifite ubushobozi bwo guhindura umutima wabaye ibuye, bwo guhindura ibikomeye, bwo guhindura amarira, bwo guhindura umwijima, guhinduka umucyo, bikaba ibintu byoroheje, bikaba ibintu bifatika, bikaba ibintu bigaragara. Dusomye rero, Imana yasezeranyije Abayisiraheli irababwira ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye. Ninabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, niki nzabakora ku bugingo bwanyu? Aravuga ngo nzabashyiramo umutima mushya. Ndagira ngo ngire umuntu mvugana nawe urimo gukurikirana ikiganiro cyacu cy'Imbuka Voice TV, mubwire ibidashoboka ku bana b'abantu, ibidashoboka mu bwenge bw'abantu, ibidashoboka mu mafaranga, ibidashoboka mu butunzi, ibidashoboka mu miryango ikomeye, ibidashoboka mu mashuri, ibidashoboka mu aho dukomoka, birashoboka imbere y'Imana. Aho Imana yarasezeranyije, isezeranya Abayisiraheli irababwira ngo nzabashyiraho umutima mushya. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ifite ubushobozi bwo guhindura umuntu, kuko niyo yamuremye. Niba yarakuremye igufiteho ububasha. Reka nkubwire ibintu bibiri Imana yagiye ishyiraho. Imana yashyizeho ijuru, ishyiraho isi. Imana ishyiraho umwijima, ishyiraho n'umucyo. Imana irema umugabo, irema n'umugore. Yagiye ikora ibintu bibiri. Bishaka kuvuga ngo niba abantu bafite umutima ukomeye nk'amabuye, birashoboka ko n'abantu bagira kandi umutima worohereye mushya. Haleluya!
aha rero niho Imana yavuze ngo nzabakuraho umutima ukomeye nk'ibuye, ninarangiza mbashyiraho umutima mushya, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ibi rero jyewe mpagaze urimo kubabwiriza, mpagaze nk'igikoresho, nemeye kuba igikoresho cy'Imana muri ibi bihe bya nyuma. Mu by'ukuri iyo turebye ibidukikije, tukareba ibyo dusoma, tukareba tuzengurutse, nta biduhumuriza dufite ibidutera ubwoba, dufite n'ibiduca intege, dufite n'ibishaka kuba byadusubiza mu mateka mabi. Niyo mpamvu abantu barimo gufata imyanzuro itari myiza, ariko ndashimira Imana ishoboye kumpa uno mwanya kugira ngo nshobore kuganiriza abantu bari mu bice bitandukanye by'isi, mbabwira amagambo akomeye kandi y'Imana. Jewe nemeye kuba igikoresho, nta mbaraga zidasanzwe mfite, nta n'ubushobozi budasanzwe mfite, ariko uri muri jewe afite ubushobozi bwo kugira ibyo ahindura ku buzima bwawe. Hano ijambo ry'Imana atubwiye ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, ariko mbashyiremo umutima mushya. Haleluya! Imana ishobora kugukora umuntu mushya, nubwo amateka yawe atari meza, nubwo ubuzima bwawe uhagazemo nonaha butari bwiza, nubwo nonaha abagukikije bagutega iminsi, bakaguha n'iminsi yo kubaho kwawe, nyamara atari Imana yawe. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ijambo nkuzaniye, hari ijambo ry'ibyiringiro ku buzima bwawe riciye muri jyewe, rivuye ku Mwami Imana, rivuga ngo birashoboka n'ibyo bigoye, birashoboka n'ibyo bikomeye kuba byahinduka bishya. Haleluya! Ndagira ngo ufatanye nawe kwizera, ndagira ngo ufatanye nawe kurema. Ubundi umuhanga aravuga ngo uko umuntu atekereza niko ari. N'icyo utekereza ku buzima bwawe, n'icyo ureba ku buzima bwawe. Urabona, niba uhora ureba ibidashoboka, niba uhora ureba ibigoye, niba uhora ureba umwijima, niba uhora ureba intambara, nibyo ubona ku buzima bwawe. Ariko uyu munsi niba ushobora guhindura icyerekezo, ukareba ibishoboka, ukareba ibifatika, nyamara bitanafatika, ukatura ibiremereye ku buzima bwawe, ibyo nibyo bizaba ku buzima bwawe. Imana ikintu yadukoreye kidasanzwe ni iki ngiki: yaremye umuntu imushyiramo ubwenge bwose, iramubwira ngo ibi naremye byose uzamenye gutandukanya ijoro, uzamenye gutandukanya n'amanywa. Buriyo ijoro rigeze ahantu hose ku isi, abantu bararyama bakaruhuka, bwacya bakabyuka bakajya mu kazi. Ibyo ntawe ububwirizwa, ni ibintu twasanzeho. Imana yarabiryenye ityo, ikabikora utyo, yashyize n'ubwenge muri wowe bwo kuvuga ngo iki ni kibi, iki ni cyiza. Ndagira ngo mvugane n'umuntu ushobora kuba yihebye muri iyi minsi. Ndagira ngo mvugane n'umuntu ushobora kuba yaratakaje ibyiringiro. Mfite umutwaro w'urubyiruko barimo kunywa ibiyobyabwenge, mfite umutwaro w'urubyiruko barimo kwiyahura, mfite umutwaro w'urubyiruko bakiri batoya, buri imbere yanyu haba ari heza kurushaho nuko mutahareba. Ariko reka mbabwire ngo iri jambo ry'Imana, ubu butumwa bwiza turimo kumva, si igipindi, si morale turimo gutanga, ahubwo ukuri kw'ijambo kuratubwiye ngo Imana ishobora kongera kurema umutima mushya ku buzima bwawe. Uyu munsi niwemera kuri umunyantege nkeya, uyu munsi niwemera ko hari icyo udashoboye, uyu munsi niwemera ko hari aho imbaraga zawe zirangirira, uyu munsi niwemera ko hari ubundi butabazi ukeneye ku buzima bwawe, Imana irakuremamo umutima mushya. Kandi umutima mushya iri bugushyiremo ni umutima w'ibyiringiro. Abantu mu miryango yabo bavuga bati uko umwaka utashye niko hagomba kuba igitambo mu rugo rwacu. Reka nkubwire, hari imbaraga ushobora kwakira ku buzima bwawe zisenya izo mbaraga. Si imbaraga z'umwana w'umuntu, si ubwenge bw'umwana w'umuntu, ni imbaraga z'ijambo ry'Imana. Imana irasezeranya Abayisiraheli. Uko yasezeranyije Abayisiraheli niko isezeranya abizera ba nonaha bo kuri ubu. Niba wumva ijambo ry'Imana nk'ukuri, niba wizera ko kubaho kwawe utanditse application leta ngo wandikire Imana ngo uyibwire ngo urashaka kuvuka ndi umuhungu, cyangwa ndashaka kuvuka ndi umukobwa, cyangwa ndashaka kuvuka ndeshya ntya, cyangwa ndashaka kuvukira muri uno muryango, ukisanga uriho, mu yandi magambo nta ruhare wabigizemo. Niba nta ruhare wabigizemo, uri umunyantege nkeya.
umbabare kukwita umunyantege nkeya, wenda waba ufite icyubahiro ukoreramo, wenda waba ufite igitinyiro ufite, ariko reka nkubwire, icyaremwe cyose gifite intege nkeya. Niba nemeranya nawe ko hari intege nkeya ziri muri twebwe cyangwa ziri muri wowe, ni ukuvuga ngo twafatanya nanone kwizera ko hari izindi mbaraga ziruta izo dufite zatuzaho cyangwa zatubaho zikadushoboresha gukora n'ibirenze ibyo ngibyo. Bibiliya iravuga ngo, ijambo ry'Imana rivuga ngo nzabarema mu mutima mushya. Ndagira ngo mbabwire ngo abanteze amatwi mwese humuri, abanyumva muri mu bihe bitandukanye, hari abari mu nzu y'imbohe, hari abarira, hari abari mu bitaro. Mu minsi ishize nize kurwaza umukecuru wanyu mbyara hariya ku bitaro by'i Nyarugenge, ararwara amezi 3 ababajwe n'umubiri, ariko igihe najyaga kumusura banyeretse umuntu umaze imyaka 7 ku buriri ababaye, aribwa n'umubiri, ntapfa, ntakira, ntagenda, ntavuga, ntahumeka. Sinzi ibihe waba urimo none ahangaha, wenda waba uri ku kaburimbo uvuga uti ngiye gupfa, kanseri zimaze abantu, stroke zimaze abantu, ariko narega nkubwire ngo mu mbaraga z'ijambo ry'Imana, Imana yarema ikintu gishya ku buzima bwawe. Imana ishobora kurema umwuka mushya, ikarema n'ubuzima bushya. Hahandi babonaga ko wapfuye, hahandi babonaga ko byarangiye, hahandi babonaga ko ubuzima bwawe burangiriye aho, hari icyo Imana yakora ku buzima bwawe. Iyi Mana izi byose, iyi Mana ishoboye byose, iyi Mana ibera hose icyarimwe, iyi Mana izi byose. Wowe utarabaho yari ikuzi, aho ngaho utuye, ubwo buzima ubayemo, ibyo bibazo uciyemo, utagira ngo Imana yaguhaye igihano, ahubwo uraca muri ibyo kugira ngo imbaraga z'Isumba byose zigaragarire muri wewe. Kubabara cyane siko gupfa. Ndagira ngo ngire umutima w'umuntu mpumuriza, ndagira ngo ngire umutima w'umuntu usubizamo ibyiringiro muri ibi bihe bigoye nk'ibi ngibi. Bibiliya yatubwiye ngo nzabashyiramo umutima mushya, ngo kandi mbashyiremo n'umwuka mushya, ni Uwiteka Nyiringabo avuga ngo nzabanyanyagizaho amazi mashya. Ndagira ngo mvuge kuri ayo mazi Imana yavuze. Amazi, mvuge ku mazi. Amazi, akamaro k'amazi ni iki? Akamaro k'amazi ni ukumara inyota. Akamaro k'amazi ni ukweza rwose ikintu cyanduye kigatungana, byaba ari umwenda, byaba ari ibikoresho dukoresha kuriraho. Aho amazi ageze aroza, areza, aratunganya. Imana yasezeranyije ubwoko bwayo, irababwira ngo nzabasukaho amazi mashya. Reka ngire umuntu mvugana nawe muri ibi bihe by'ubuhenebene, reka ngire umuntu mvugana nawe muri ibi bihe bigoye. Hari andi mazi, hari izindi mbaraga zaza ku bugingo bwawe, zaza ku buzima bwawe, zaza mu muryango wawe. Haleluya! Reka mbaza abantu, ninde nshuti zawe ugendana nazo? Ninde muntu usangira nawe? Ninde muntu uvugana nawe? Inshuti zawe zagusubiza inyuma, inshuti zawe zagushyira mu kaga. Abo usangira nabo bagusubiza inyuma, bakakubwira ngo birarangiye, bakakubwira ngo nta gisubizo gihari, bakakubwira ngo nta byiringiro bihari. Ariko nje kukubwira imbaraga z'ijambo ry'Imana, nje kukubwira irindi banga utari bwahishurirwe, yuko hari Imana ishobora gufata ibyo bikomeye, ishobora gufata ibyo bimeze nk'amabuye ikabihindura ibyoroheje, igafata bya bindi bigaragara nk'ibyapfuye ikabihindura biziba. Wowe utakaje ibyiringiro, wowe udafite ihumure ku buzima bwawe, wowe ushaka kwiyahura no kwishyira mu mugozi, wowe ushaka kunywa ibiyobyabwenge no kwigirira nabi, ndagira ngo nkubwire ngo sigaho. Iyo nzira ntikwiye, iyo nzira si Imana yakuremeye, iyo nzira ntaho izakugeza. Hindukira, wongere ugire ibyiringiro. Hindukira, wongere ugire ihumure. Hindukira. Nubwo abagukikije, nubwo bamukorana, nubwo bamujyana bakubwira ko bidashoboka, ariko ngira wuburira amaso yawe hejuru ku musozi, wongere wumve ijwi rikongorera, wongere wumve ijwi rikwinginga, wongere ijwi riguhamagara, rirakubwira ngo humura mwana wanjye ntutinye, rirakubwira ngo humura mwana wanjye ntiwiyahure, rirakubwira ngo humura mwana wanjye, rirakubwira ngo humura mwana wanjye, hari amazi ngiye kuzana, ndakoza, ndagutunganya. Baba ni batakurebaga,
babandi bataguhaga agaciro, babandi bakubonaga ko ntacyo uzimarira, baraje bakubone mu yindi shusho, baraje bakubone mu bundi bwiza, baraje bakubone mu zindi mbaraga, baraje bakubone mu bundi muri iri hishurirwa, baraje bakubone mu yandi mavuta. Hari amavuta y'Imana amanuka ku buzima bw'abantu, noneho abantu bagahinduka kurabagirana, bagahinduka kuba bashya, bagahinduka kuba abera. Hari ijambo ry'Imana mu isezerano rishya nshaka kugira ngo dusangire, kuko ntabwo ndi butinde cyane ndi kumwe namwe. Ariko mu isezerano rishya mu gitabo cya Matayo ibice 15 umurongo wa 18, ndagira ngo tuhasome Bibiliya zacu. Matayo ibice 15 umurongo wa 13 haravuga ngo, arabasubiza ati, igiti cyose data atateye kizarandurwa. Haleluya. Aya ni amagambo Yesu yavuze, aravuga ngo igiti cyose data atateye kizarandurwa. Icyo giti ni ikihe? Mu gihe cy'abafarisayo n'abasadukayo ijambo ry'Imana ryarabwirizwaga, noneho bo bakazana umusemburo w'ubuyobe mu bantu, bakababwira ati iby'imperuka ntibizabaho, ibyo kugaruka k'umwana w'intama ntikuzabaho, bakababwira ati ubwo ni ubwenge bw'abantu, mwere kwita kuri ibyo byigishwa. Nk'uko uno munsi iyo tubwiriza ubutumwa nk'uku, n'abandi badashaka gutega amatwi, badashaka no kumva, babyita ngo ni iby'ababesikoro, ni iby'abandi bataye umutwe, ni iby'abandi babuze ibyo bakora, nk'uko nawe waba ubitekereza none aha ngaha. Ariko wari umusemburo mubi wabayeho guhera kera mu batubanjirije, ndetse n'ubu ukiri mu bantu, aho abantu batagishaka ibyiza. Abantu bababwira ibyiza, mu mwanya wo bakumvise ibyiza bakimagininga ibibi. Abantu benshi babaye babi. Uyu munsi inshuti zirakundana ariko zigahemukirana. Uyu munsi uraganira n'umuntu mwahana gahunda, ntuyemere mutandikiranya amasezerano, kubera ko umuntu arahinduka buri saha buri munota. Umuntu afite ubwoba mugenzi we, n'undi afite ubwoba mugenzi we. Niba bimeze bityo no mu gihugu cyacu, niba bimeze bityo no mu miryango yacu, mutekereza ko igisubizo cyacu kiri hehe? Mutekereza yuko ejo hacu hazaza hameze hatse? Reka nkubwire, abantu bose siko ari babi. Nibyo ababi bamaze kuganza, ariko hari n'abeza bagihari. Ndagira ngo niba ushaka kuba umuntu mwiza, tega amatwi ijambo ry'Imana. Niba ushaka kuba umuntu mwiza, umva icyo Imana ivugana nawe. Imana ntuzayirindira ngo yivire mu ijuru, ngo imanuke n'ibirenge byayo hano hasi. Imana ica muri jewe, Imana ica mu bandi bakozi b'Imana, Imana ica mu bantu batandukanye. Ndagira ngo nkubwire ngo utitaye ku buzima bw'abantu babandi babayemo, utitaye ku byo babariye abantu bavuga, ukita ku bivugwa by'ukuri. Ndagira ngo uzirikane ijambo ryawe, Imana yateguriye ubuzima bwawe. Nubwo ari byo koko ibyo abantu babwiriza bagomba kuba mu buzima bwabwo, ariko niba bimeze bityo tukaba tubona nta buhamya buzima tubona, igihe kirageze ngo twirwaneho, twirwanirire, twishakishirize. Nta mpamvu yo kwifuza kuba umuntu mubi, kandi buri kintu cyose kigira ingaruka yacyo. Buriya ingaruka y'ubusambanyi kenshi ni urupfu. Ingaruka yo kubeshya kenshi ni urupfu, ni ugushyirwa mu nzu y'imbohe, ni ugukozwa n'isoni. Umunsi nakubwira ati ntabwo unyubaha jyewe, ndi nyakubahwa, ndi umunyacyubahiro, ariko wareba icyo umwubahira ntukibone, kubera ko nawe nta nzira yashyizeho, kubera ko nawe nta mitego yateguye, kubera ko nawe ntari no mu nzira zituma yanakubahwa. Iyo ukora ibibi igihembo cyacyo ni kibi, ariko iyo ukora ibyiza igihembo cyacyo ni cyiza. Niba ababi bamaze kuba benshi, n'abeza barahari. Reka nkubwire ijambo ry'Imana uko rivuze. Riravuze ngo igiti cyose data mu ijuru atateye kizarandurwa. Ibyo bishatse kuvuga iki? Nuko ibyiza byabayeho guhera kera mu ijambo ry'Imana, guhera kera muri basokuruza bacu, babyeyi batubyara, batwigishije indangagaciro y'urukundo, bakatwigisha indangagaciro yo kubana, bakatwigisha indangagaciro yo gushyigikirana no gushyira hamwe. Uyu munsi abantu bayirenzeho, uyu munsi abantu bayiteye ibitugu, uyu munsi abantu ntibagishaka kubyumva. Bishaka kuvuga ngo hari umusemburo wamaze kuza mu byiza, haza umusemburo mubi uhindura ibyiza kuba bibi. Niyo mpamvu usanga nta bantu bagifite urukundo, nta bantu bakizerana, nta bantu bagikundana, nta bantu
bakizerana mu byo bakora. Abantu bose babaye abahemu, baravuga nabi, baravuga n'umushiha, baravuga n'ubugome, baragambira bibi ko bukiye ko bwije. Uzi umuntu gutekereza, ari umwana w'urubyiruko ejo bundi twaganiraga, tuganira arambwira atari kuzi ko numva nkumbuye kujya muri gereza, numva najya muri gereza. Ndamubaza se kubera iki kiza cya gereza? Ati gereza baratugaburira, gereza ni heza. Bishaka kuvuga ngo hazaha ubuzima bwaramunaniye, nta gisubizo abona, avuga ati nifuza kujya muri gereza. Iyo wifuza rero ibitekerezo nk'ibyo bidahwitse, ejo hawe haba umwijima, umwanzuro wawe ukaba mubi. Ariko reka nkubwire, Bibiliya tubwiye ngo, Yesu aravuze ngo igiti cyose Data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Uyu munsi mu miryango yacu, uyu munsi mu bana bacu, uyu munsi mu bo twashakanye, hari umuzi turimo kubona w'ubushariri. Uyu munsi hari umwuka turimo kubona tutabonanye abo twashakanye kuba dushakana nabo. Urabizi abantu bagiye gushakana biba ari sheri, shushu, ubuki, amazi, mwitana amagambo akomeye aremereye cyane. Ariko nyuma y'ukwezi, uyu munsi twambara neza tuza gusezeranya abantu, ariko aho batandukanira ntituhamenye. Uko inkiko zifite ibibazo, zifite n'akazi kenshi na ribu z'abantu barimo kwicana, z'abantu barimo kumarana, kandi tubasezeranyije mu mezi 3, baramaranye umwaka. Mbere byari shushu sheri, ariko uyu munsi wakigoryiwe, wagicucuwe, wangegerawe, ku buryo abantu batagitinya gufata inkota bakicana, abantu batagitinya gufata uburozi bakarogana. Reka nkubwire, uwo ni ubusharire. Icyo ni igiti Data wo mu ijuru atateye. Ntabwo ari umugambi w'Imana, nta nubwo ari n'umugambi w'ababyeyi. Ababyeyi bacu bo guhera kera kose, aho twakuriye, uko twigishijwe, nk'ubu jyewe aho nakuriye, ababyeyi banjye nakuze bampa indangagaciro z'ubumuntu. Bambwira bati kwiba ni bibi, kubeshya ni bibi, gusambana ni bibi, kuroga ni bibi. Nakuze muri uwo murya, nakuze muri icyo cyerekezo, kugeza aho mbereye mukuru numva ibyo bintu ntacyo bimaze, numva ibyo bintu nta busobanuro bwabyo. Ndagira ngo nkubwire ngo dukeneye abantu bafata indangagaciro y'ababyeyi, bafata indangagaciro y'amadini y'aho abantu basengera, kuko nta dini na rimwe ryigisha ikibi. Ahubwo abantu nibo bivangira bakemera imisemburo ikabazamo, ugasanga umuntu afashe inkota arica mugenzi we, ugasanga umuntu afata uburozi araroga mugenzi we. Reka nkubwire, icyo giti na Data wa twese wo mu ijuru, uwo mujinya niwawuhawe n'ababyeyi bawe, ahubwo ni wa musemburo mubi Satani arimo gushyira mu bantu, kandi arimo arawukongeza ijoro n'amanywa. Niyo mpamvu uno munsi mu miryango nta mahoro, niyo mpamvu uno munsi nta byiringiro, niyo mpamvu uno munsi nta bantu bakizerana. Ndashaka kukubwira iki, haracyari ibyiringiro bivuga ngo igiti cyose Data mu ijuru atateye araza kukirandura. Ni gute rero icyo giti cyaranduka? Ngiye kuvuga amagambo make nihuta isa nk'usoza. Iki giti kugira ngo kiranduke, uwo mujinya, uwo muzi w'umujinya, uwo musemburo w'ubugome wokamye mu muryango wawe, hari ibintu by'ingenzi ngiye kukubwira byatuma bihindura ubuzima bwawe. Icya mbere ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza ku buzima bwawe, ukemera ko uri umunyantege nkeya, ukemera ko umunyabyaha. Iyo umaze gukizwa, Bibiliya ivuga ngo uhinduka kuba icyaremwe gishya. Mu Bakorinto ba mbere ibice 5:17 haravuga ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose bihinduka kuba bishya. Ushobora kuba mushya, n'umuryango wawe waba mushya mu gihe uhisemo guca mu nzira nziza, wakira umwami n'umukiza ku buzima bwawe. Icya kabiri ni ukuba mu buzima bwo gusenga. Gusenga ni iki? Gusenga ni ugusaba imbaraga ziri hejuru ziruta izacu kugira ngo zize zidutabare. Reka nkubwire, n'udasenga Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, n'udasenga Imana yacu yaremye ijuru n'isi, arasengwa ibigirwamana. Ubu abantu benshi bahindukiriye izindi mana, ibindi bigirwamana nk'ibyo basogokuruza bagenderagamo. Cya gihe wa mujinya w'Imana wazaga ku bakurambere bacu muri Isirayeli, nuko bahindukiraga ibindi bigirwamana. Uyu munsi mu gihe aho ndimo kuvugana namwe, abantu barimo barahindukira ibigirwamana, barashaka kujya gusenga za Nyabingi, barasenga ibindi bigirwamana. Niyo mpamvu mu muryango wanyu nta mahoro, niyo mpamvu mu bana banyu nta mahoro, niyo mpamvu mu kazi nta mahoro, niyo mpamvu hano umujinya. Kuko iyo Mana usenga si Imana itanga amahoro, si Imana itanga ubuzima, si Imana itanga ibyiringiro, ni ibigirwamana. Rero hari imbaraga ziri mu gusenga Imana twizeye ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, kuko iyo usenga uba usaba izindi mbaraga zisumbuyeho kuzo ufite n'iz'umuryango wawe ufite, n'iz'icyubahiro cyawe zifite. None izo mbaraga zije muri wowe
zimira za zindi none zikaziganza ukaba umuntu mushya, ukaba umuntu mwiza. Icya gatatu ni ukwiyeza ukitandukanya n'ikibi. Twavuze ku mazi Imana yavuze ngo uzabanyanyagizaho bariya abantu, buriya bwoko bw'Imana bwari bwaratakaje umurongo. Aya mazi ni ukuvuga ngo asobanuye cyangwa ahagarariye kweza, gutunganya. Ni ukuvuga ngo imitima yacu iranduye, ifite imyanda myinshi, dukeneye ko yezwa, harya akabyatura noneho akitandukanya nabyo. Nababwiye ko umuntu Imana yamuhaye ubwenge. Ese ujya gusambana utazi ko ari bibi usize umuryango wawe? Ese ujya kwiba utazi ko ari bibi uzi ko igihembo cyo kwiba ari ugufungwa no kugirirwa nabi? Ese urabeshya mugenzi wawe ugamije ibibi utazi ko nyuma yaho ngaho ari ingaruka mbi? Imana yaguhaye ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'ikiza. Itandukanye n'ikibi, itandukanye n'ibidafite umumaro, itandukanye n'ibidafite agaciro. Tega amatwi ijambo ry'Imana. Ubu kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga abantu benshi bishimiye kumva ibiteye ubwoba, kureba ibihuha, kureba bambaye ubusa, kureba batemanye, kureba barwanye, ariko ntibashaka kumva inkuru nziza. Kandi zirahari. Tega amatwi inkuru nziza, tega amatwi amagambo meza, jenana n'inshuti nziza, fungura ijambo ry'Imana. Uzaba umuntu mushya, uzaba umuntu mwiza, ubuzima bwawe buzahinduka kandi Imana izagenda nawe, kandi uzaba umugabo wo guhamya yuko hari icyo Imana ihinduye ku buzima bwawe. Ndagira ngo nerekeza ku musozo, nerekeza mu gusoza kino kiganiro, mvugane n'abantu babwira ngo hari imbaraga, hari ibyiringiro by'uko wahinduka rwose ukaba mushya. Haracyari ibyiringiro by'uko waba umuntu muzima. Uyu munsi niwe ari muzima kuko akikirwa n'abantu babi, ariga kuba mubi. Ariko reka nkubwire, abantu bose ntibapfa ngo babe babi, abantu bose ntibapfa ngo babura agaciro. Ibyiza birahari, ibyiringiro birahari, amahoro arahari, ejo hacu hazaza harahari. Ndagira ngo ngire umuntu mpumuriza, ngire umuntu usubizamo imbaraga, nkubwire ngo ntabwo uzapfa, nkubwire ngo ntabwo uzakorwa n'isoni, nkubwire ngo niba wumvise ijambo ry'Imana ubuzima bwawe burahinduka, burahinduka, burahinduka. Kandi uzampamiriza, kandi uzahamiriza no mu muryango wawe, ubabwire uti hari icyo Imana ikoze ku buzima bwanjye, ubabwire uti hari icyo Imana ihinduye ku buzima bwanjye. Kuko ibi mvuga ntawe ubimpembera, ibi mvuga ntawe ubimperamo amafaranga, ahubwo ni umutwaro nagize. Mvuga nti abantu bararushye, abantu bararemerewe, reka bacire ijambo ry'ihumure, reka bacire ijambo rikomeza imitima yabo. Ndagira ngo rero nsoze mvuga ngo akire guhembuka ku buzima bwawe, nsoze mvuga ngo akira ubuzima bushya ku buzima bwawe, nsoze mvuga ngo akira ibyiringiro bishya ku buzima bwawe, nsoze mvuga ngo haracyari ibyiringiro by'uko ejo hacu haba heza kurusha. Mvugana n'urubyiruko, mbabwira ngo urubyiruko ejo hanyu ni heza kurushaho. Mwere kwiheba no gucika intege, mwere kwiheba no kwiyahura. Niba umukobwa akwanze cyangwa umuhungu akwanze, ugira ngo igisubizo no kwiha umuti no kwishyira muri etaje kwikubita hasi, siho hari igisubizo. Hari ijambo rimwe nabwiwe kera, ndagira ngo se n'urisorezaho. Nanjye narundi umusore wundi umupapa, narashatse. Ariko nkiri umusore baratwigishaga abatubanjirije, bakatubwira bati nihagira umuhungu cyangwa umukobwa uzakwanga ntuzifuze kwiyahura, kubera yuko Imana yaremye abantu benshi, yaremye abakobwa benshi, irema n'abahungu benshi. Mfata urugero rufatika. Igihe kimwe ntarashaka, nagiye gusura umuryango wari urimo abakobwa batatu. Muri abo bakobwa batatu, umwe aravuga ati ariko uyu muhungu uri mwiza, aramutse ambwiye ko twabana nabyemera. None hari iri jambo ryanjye kugira ngo umusabe ubufiyanse, sinabikora kuko narabyangaga, nkanabitinya, nangaga gutendeka umuntu no kubeshya umuntu ibintu ntazakora, kandi sinashaka gusambana kuko ntacyo bimaze. Noneho yishyira mu mwanya w'agatari ko dusura kenshi ntazambwira, sinamubwira. Namubwiye turatandukana, turaburana, buri wese aca inzira ze n'undi aca inzira ze, imyaka ishize ari myinshi. Ejo mu minsi ishize duhura narashatse, nawe yarashatse. Arangira arambwira ati mukozi w'Imana Aroni Nikarame, aturaho ndaho, ati se ko wanze kunshaka kundambagiza cya gihe, wari uzi ko ari wowe umuhungu wenyine wavutse mu gihugu? Ati uzi ko nashatse? Ati nambaye impeta naranabyaye? Ati rero ati ubuzima burakomeje. Ndaseka cyane, ndavuga nti rwose umbwiye amagambo meza. Wari uzi ko atari umuhungu wenyine wavutse? Wari uzi ko atari umukobwa wenyine wavutse? Uyu niba kwanze hari abandi, uyu niba kwanze
umukobwa niba kwanze hari abakobwa benshi, umuhungu niba kwanze hari abahungu benshi. Reka nkubwire, were kwiyahura, were kwiyica. Abantu murangije kaminuza, abantu murakora ahantu heza, ariko munashimishwa no kwishyiramo imigozi, munashimishwa no kunywa ibiyobyabwenge. Ese mwiza ubwenge cyangwa mwiza ubumenyi? Uyu munsi abantu benshi bafite ubumenyi ariko babuze ubwenge. Imana ikeneye umuntu ufite ubwenge. Imana ikeneye umuntu ufite indangagaciro ku Mana, ufite indangagaciro ka munyarwanda ka kirazira. Uwo niwe Imana ishaka kugira ngo ahindure ibintu mu gihe cye cya none aha ngaha. Mwakire ijambo ry'Imana, mwakire ubuzima. Reka nsengere ijambo ry'Imana kuba ryumvise, kugira ngo ukeneye kwihana no guhindukira subira muri ano magambo. Vuga uti, Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, ndi umunyabyaha, mbabarira ibyaha byanjye no gukiranirwa. Andukura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none Satani n'ibye byose ndabyanze. Yesu ndakwihaye, untegeke kandi unyobore, sinzasubira inyuma ukundi, mu izina rya Yesu, amen. Wowe watuye n'akanwa kawe Yesu ari umwami, fatanya nanjye gusenga. Ngiye kugusengera, ariko ngiye kuboneraho no gusengera abantu bafite ibibazo. Urarwaye, urarwaje, utakaje ibyiringiro, nta humura ufite, ngiye gusengana nawe. Fatanya nanjye gusengera no sengesho. Data, mu izina rya Yesu, Mana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, ndagushimiye kubw'imbaraga z'ijambo ryawe, ndagushimiye kubw'ijambo tuganirije muri uno munsi wa none, ndagushimiye kurimo kuduhumuriza nubwo ibidukikije n'ibyo turebesha amaso yacu n'ibyo tubayemo biduca intege Mwami, ariko uyu munsi twongeye kumva ihumuriro uturuka kuri wowe. Niwe wasezeranije uravuga uti, umutima w'ibuye nawuhindura ugahinduka ku mutima mushya. Niwe wasezeranije uravuga uti, nahindura umutima ukomeye ntawushyiraho amazi mashya ugahinduka kuba icyaremwe gishya. Data, ndagira ngo ureme uno mugore umukore mushya, ureme uno musore umuhungu n'umukobwa ubareme bashya. Abantu batakaje ibyiringiro, bari mu bihe bigoye bitari bimwe by'umwijima n'agahinda. Data, mu izina rya Yesu, ntaho hezwa na hamwe, ahantu hose habera icyarimwe. Ndohereza imbaraga z'Imana, ndohereza imbaraga z'Imana zica mu muriro, ndohereza imbaraga z'Imana zica mu muyaga, ndohereza imbaraga z'Imana zica mu kirere, zirukanke zisange uriya wari ugiye kwiyahura, zisange n'uriya wari ugiye gucika intege, zisange n'uriya watakaje ibyiringiro, zisange n'uriya wari kwa muganga wasezerewe n'abaganga, yongere gusubizwamo ijambo ry'ibyiringiro, yongere kugira ubuzima bushya mu izina rya Yesu Kristo, Mwana w'intama y'Imana nzima. Ijambo ryawe ntirimanuka gusa ridasohora icyo waritumye. Ndumva hari umuntu urimo gukira, ndumva hari umuntu urimo gutabarwa, ndumva hari umuntu urimo kwakira imbaraga nshya, ndumva hari umuntu urimo kuremera amashimwe, hari umuntu urimo gukura mu rwobo, hari umuntu urimo gukura mu mva, hari umuntu urimo gukura mu gahinda. Mu izina rya Yesu dukeneye ubuhamya, dukeneye kumva imirimo myiza ukora Data, kubw'Abanyarwanda, kubw'Abaturarwanda, abantu bose batuye ku mpera z'isi bumvise buno butumwa ugiye gukorera ibitangaza Mwami w'abami. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Sabye nizeye kuva gusenga kandi ukoze ibitangaza n'ibimenyetso none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusabye tunezerewe, amen. Kandi mbonereho nanone kubwira abakunzi bacu badukurikiye kuri Hembuka Voice TV kugira ngo mudutere inkunga yo gukora subscribe, ushobora kubikoraho cyangwa se share, kugira ngo utugaragarize ko turi kumwe n'inkunga ifatika, kandi uzakomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Dusoza, ushobora gushaka kuvugana nanjye umwihariko kugira ngo tuganire byisumbuyeho. Ushobora kumura kuri nomero yanjye ya telefone igendanwa 0788 4 6 3 9 6 ndasubiramo rimwe 0788 4 6 3 9 ikindi, zimwe mu ndirimbo mbanza kuririmbaho gato mbere yuko mbwiriza n'indirimbo zanjye nashoboye gusohora ziri kuri album. Ushaka indirimbo yuzuye wayibona ukayumva, kuko nayo ifitemo ubutumwa bwiza buhembura, bukiza n'imitima. Imana ibaho umugisha. Shalom, shalom. Hembuka Voice TV.